kuba ndi kumwe namwe n'umunezero n'ibyishimo cyane. Imana ibamugisha, Imana ibarinde, ibaha imbaraga nyinshi, kandi mujye mwirinda n'ibiteho mutakwirinda. Mwata wiriya muri kuyavuga ati mwirinde n'ibitirindwa. Hari igihe uri nkara hejuru none ukavuga ati kandi ndagafata vuba vuba, ntiwambare ibikuha kwirinda ukagwa mu mpanuka. Ujye ukora uruhare rwa buri gihe kandi uhanga ijisho kuri mugenzi wawe. Nanone by'umwihariko abantu bari hariya hejuru, ushobora kunyerera ku kintu cyangwa se ikintu runaka. Buri gihe mujye mugerageza gukora ibyabugenewe byo kwambara ubwirinzi kugira ngo mutagwa. Ntuvuge ngo ngiye gufata katarunevisi hariya gusa ndahita ngaruka. Ujye wambara ukagenda utambaye ibikurinda kugwa. Ujye ukora ibyabugenewe, utera intambwe zabugenewe, ufate turunevisi hariya, kuko uko ugenda ubikora buhoro buhoro ugenda ugira icyo cyizere ko wanabikora. None ukaba utangira buhoro buhoro ugenda unyenyomba buhoro buhoro, ariko nyuma ukagenda ugira icyizere. Cya cyizere wigirira kikazagushuka wowe. Nkora buri gihe tujye tukora ibyo twirinde hakiri kare, kuko kumara agahe gato aho ngaho ukazamara amezi 2 cyangwa 3 cyangwa n'urimo wita gaho bitewe n'uko utirinze, ntabwo ari byo. Nizere ko hano hatazaba impanuka. Cyangwa Imana ikabitaho, Imana ibarinde, Imana ibayobore mu bihe byose mu mirimo muba mukora. Kandi icyama Imana ikishimira umurimo buri gihe ukorwa, kandi mukorana urukundo. Ntimugakunde kugirana impaka mu gihe abantu bari mu kazi bakanyura mu bihe bitandukanye. Ndavuga mu bihe bitandukanye kuko hagati y'abakozi 50-70 aho ngaho barimo bakorera hamwe, bafite ibitekerezo byinshi bitandukanye. Murabizi ati oya dukore bino dukore biriya, rimwe na rimwe umurimo ukadindira. Bagerageza gushaka inzira nziza, abantu bashaka kwikubira icyubahiro bamwe cyangwa abandi, bashaka ko umurimo ukorwa neza. Abandi bakavuga ati dore bakoze uko njye navuze. Ibyo biraba. Buri gihe tujye dutekereza yuko umurimo ukwiye gukorwa neza bishoboka, kandi tukifuza ko umurimo utera imbere, kuko hari rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ati oya reka dutere imbere durya, ariko ukadindira umurimo ukagenda buhoro buhoro, ariko nanone bikaba byafasha mu kintu kimwe, nanone bikagenda neza. Buri gihe tujye dushaka inzira nziza. Niba hari n'amagambo twaterana cyangwa ikintu cyari cyose, kuko turi birumwe abantu duhagaze hariya turimo tunywa amazi, dusenga umwami, nuko nyuma tugaruke dukomeze dukataza imbere, dukomeze. Ko ibyo ni ibintu umwanzi akoresha kugira ngo adindize umurimo. Nubona ibintu nk'ibyo bibi, ujye umenya ko ari sekibi. Ikintu cya mbere ukora ujye uvuga ati oya ntankoreshe kugira ngo umurimo udindire, yaba umugore cyangwa umugabo. Hariya mu gikoni nabonye bari umuntu akavuga ati ninjye utayiwe, ninjye uri bukore bino na biriya. No mu gikoni buri gihe tuye duhuza ubumwe, twuhuza ibitekerezo byose bibinezeza umwami. Ni byiza. Nkaye igihe kirekire nkiri hano hamwe namwe. Wakoze Ruben kubwo gutwakira tukamara akakanya hano, katubereye umugisha ukomeye cyane. Ngiye n'umugore wanjye Sara ubwa Benjamin, ndetse hari cameraman nawe we turamufite akora byose, arakubura, ararikodinga, tugira ingendo, dukora byose bisabwa gukorwa. Ni byiza cyane. Imana ikabamugisha kandi Imana ibarinde mwese. Murakoze cyane Ruben. Byiza, reka dukomereze hariya.